Aleluya. Yesu Kristo cyane. Shimishijwe n'Imana ko ageze ahangaha. Imana ishimwe cyane. Igihe cyari kibiki. Hanyuma nkigera ahangaha hari ijambo Imana yambwiye. Yego Imana yambwiye ngo ahangaha harimo abantu bafite ubuhamya igiye guhamya ibihamya. Aleluya. Hari abantu bafite ubuhamya igiye guhamya ibihamya. Ese aba bantu bazi itandukanye ry'ubuhamya n'ibihamya? Yego igihe Yakobo yari ari kwa Labani aragira intama zitarize bakamunyaga. Yego ziragera ari kubaka ubuhamya. Igihe cy'igihamya rero ni igihe cyageze. Imana irakwihangana ko irangije iramushumbusha imuha amashyo, imuha abana, imuha yabanje kuba umudamu yarangije imuha abana. Muri bwo mu yakwipatana abayo afite ubushyo, afite intama, afite amatungo, afite umudamu n'abana. Imana yambwiye ko hari abantu igiye guha iki ibihamya. Ese mushuko ugira ngo wayobora abantu bafite ubuhamya gusa bikavamo badafite ibihamya? Ni hano waje uvuga ngo turashaka iki ngiki. Umuntu ufite ubuhamya se bwonyine yakora iki? Ntabwo yakora. Kubona ahantu ufite iki? Mama Pasiteri warabizi yamuha ubuhamya kuko yaramaze imyaka 13 urwaye uburozi. Yego arabaye paradizo. None se uje guhagarara aha? Imana ishimwe cyane. Jimmy Imana rero kuko umukozi w'Imana bita dusabe yambeka ari gusa ariko nari nzi ko bitari mukuru kuko yarari mu kazi. Uyu ni umuhanzi muzi guhera 2010 n'ubwo aroce naragiyemo 2013. Imana igumugisha cyane. Yavuze ati nawe ndashaka kuza. Yabonye afishe aravuga ngo ndashaka kuza kureba cyangwa se ndashaka kuza nifatanye nawe. Imana igumugisha cyane. Tujya kuri ibi Imana tugiye kubera ku ndimi yitwa indunduro y'ijambo. Yeah.
Zamura